Ndabasuhuje. Kuva kera cyane umuntu yagiye ahora ashaka gusobanukirwa isi, ubuzima n'ibiri hejuru y'ubushobozi bwe. Umuntu yatangiye gutekereza ahora yibaza ibibazo bikomeye: ndinde, naturutse he, ese hari ikintu kirenze ubushobozi bwanjye? Ibyo bibazo nibyo byabaye intandaro y'ivuka ry'amadini ku isi. Mbahaye ikaze mu kiganiro aho ugiye gusobanukirwa ivuka ry'amadini, unamenye n'imyizerere yayo igiye itandukanye. Ndagusaba gukanda subscribe, share ndetse na comment. Negura ikiganiro nifashishije ibitabo bigiye bitandukanye nka The History of Religious Ideas cyanditswe na Mircea Eliade, gisobanura inkomoko y'iyobokamana mu mico ya kera nuko amadini yagiye akura. Nongera gukoresha The Golden Bar cyanditswe na James George Fraser, gisobanura uko imyemerere ya kera, imigenzo n'amadini byakomotse ku migenzo y'abantu. Nongeye kwifashisha A History of God cyanditswe na Karen Armstrong, kivuga amateka y'imyumvire y'Imana mu madini atatu akomeye: Yahudiism, Gikristu na Islam. Nakoresheje The Elementary Forms of Religious Life cyanditswe na Emile Durkheim, isobanura inkomoko y'idini mu mibereho n'imibanire y'abantu. Nongeye kwifashisha igitabo bita God is Not Great cyanditswe na Christopher Hitchens, igitabo gisesengura idini mu buryo bwo kunenga no kugaragaza aho ryakomotse mu mateka. Nakoresheje ikindi gitabo bita The Varieties of Religious Experience cyanditswe na William James, gisobanura uko abantu bagira imyemerere n'uburyo babonamo iby'umwuka. Nongeye gukoresha icyo bita Religion Explained cyanditswe na Pascal Boyer, gihuza idini n'imitekerereze ya muntu, Psychology and Science. Animism ifatwa nk'imyemerere ya mbere cyane ku isi. Yemeraga ko ibintu byose bifite roho: ibiti, amazi, imisozi, inyamaswa ndetse n'abantu. Abantu ba kera bumvaga ko ibyago n'imigisha biterwa n'izo roho. Iyi myemerere yari ikomeye cyane muri Afurika, Aziya na Amerika ya kera. Mu bihe bya kera cyane, mbere y'uko habaho kwandika amateka, abantu babagaho bibumbiye mu matsinda mato. Ibyari bibagoye gusobanukirwa: inkuba, imvura, izuba, urupfu, babifatanyije n'imbaraga zitagaragara. Anemism ntiyari idini rifite igitabo, ahubwo yari imyemerere ishingiye ku muco n'imigenzo. Totemism yakurikiye Animism. Buri muryango cyangwa ubwoko bwagiraga inyamaswa cyangwa se ikimenyetso cyera. Icyo kintu cyafatwaga nk'umurinzi wabo. Ntibyari byemewe kwica cyangwa se kurya iyo nyamaswa. Iyi myemerere yabaye cyane muri Afurika ya kera, Australia no muri Amerika. Polytheism, kwemera imana nyinshi, niyo myemerere ya gatatu yakurikiyeho. Muri Totemism, buri muryango wagiraga ikimenyetso cyawo cyera, akenshi kikaba inyamaswa. Iyo nyamaswa yafatwaga nk'umubyeyi wabo w'umwuka, ikabarinda ibyago n'amakuba. Mu gihe abantu batangiye gutura mu mijyi no gushyiraho ubutegetsi, havutse imyemerere y'imana nyinshi. Abanyegiputa ba kera batangiye gusenga imana nka Ra, Osiris na Isis. Mu Misiri ya kera, imana Ra yafatwaga nk'isoko y'ubuzima. Abamezopotamiya batangiye gusenga imana nka Anu, Enlil, Ishtar. Abagereki batangiye gusenga imana nka Zeus, Hera, Poseidon. Abaroma basenga Jupiter, Mars and Venus. Buri mana yagiraga inshingano yayo: izuba, imvura, urukundo, intambara n'urupfu. Amadini yo mu Buhinde bwa kera, Hinduism, imwe mu madini ya kera cyane akiriho, yatangiye hafi imyaka 1500 mbere ya Yesu Kristo. Ifite imyemerere myinshi: karma cyangwa se kongera kuvuka bwa kabiri. Imyemerere ya Buddhism. Iyi myemerere yemera Imana Buddha, yatangiye imyaka 500 mbere ya Yesu Kristo. Yigisha kwigobotora imibabaro binyuze mu bwenge n'umutima utekanye. Monotheism, kwemera Imana imwe. Iyi ni intambwe ikomeye mu mateka y'amadini. Judaism yatangiye hafi imyaka 2000 mbere ya Yesu Kristo. Yemera Imana imwe, Yahwa. Aburahamu afatwa nk'umusingi wayo. Judaism niyo yabaye ishingiro ry'amadini nka Christianity, Islam ndetse n'andi madini agiye atandukanye. Christianity yatangiye mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yesu Kristo, ishingiye ku buzima n'inyigisho za Yesu Kristo. Yakwirakwiye cyane mu Burayi no ku isi hose.
Isilamu yatangiye mu kinyejana cya 7 yashinzwe n'intumwa Muhammad. Igitabo cyayo ni Korani, yemera Imana imwe ariyo Allah. Amadini ntabwo yabaye imyemerere gusa, yabaye umusingi w'imico, amategeko n'imibanire y'abantu. Yagize uruhare runini mu kubaka isi tuzi uyu munsi. Amadini ya mbere ku isi yavutse bitewe n'uko umuntu yashakaga gusobanukirwa isi, kwisobanurira ibyago n'ibyishimo, kugira icyizere n'icyerekezo cy'ubuzima. Nubwo amadini atandukanye, yose ahuriye ku gushaka ukuri, amahoro n'icyizere. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi ndagushimiye wowe ugeze ku musozo w'iyi video. Musaba gukanda subscribe, share ndetse na comment. Ndabashimiye.